niko muko ngo bimeze bite se? Bimeze bite? Ntacyo ma. Ese kuri kuruka? Ndago ndi kuruka na bura rero hara mu mugi ma buranjewe mu mugi harananiye uziko twara iwacu mu cyaro habaga umubu mama ungana ngimbeba uziko ungana ngazambeba zibaga hano iwacu agaseseme yego ubwo rero urandundanyije ungiza akantu kangana urwara ubwo urareba ugasanga uri kuruka ntabibone uzi iminsi umaze hano mu nzu turi gukaranga amavuta ukajya kwihisha twateka ibishyimbo byazamura ukajya kwihisha none utangiye no kuzajya uruka buri kanya ubwo urareba ugasanga ntazi umuntu usamye manje ndanda mvite uretse inda iyo kujya ibyo byonyine ndahindi ndamvite pe yego inda none se niba ari inda y'ibiryo twaraye dutetse ntabwo biri hariya ku meza nese ngiye gura munyu gwananiye gura munyu gose mwatetse bira bijye byuzuyemo gura munyu wowe wabijya ariko muko ndi gushaka kukubaza umuntu wakunaniye ko twebwe bitatunaniye nozingiye ko mazi iminzi niriru tujye turyosha mu mugi none bira bijye bimeze kuriya uba watetse mva ngubwira winjijisha cyangwa umpinda urungano urwara cyangwa umene ko nta bwenge ngira ubwenge ndabufite abakobwa nabyaje ni benshi bishoboka uri kwirukanye urukuru kubusa turakaranga igitunguru ukaburagiye twagira gutukabugiye kwihisha ubuzi neza yuko ntari kubona yuko utwite do ahubwo agira vuba umbwira ikintu kigukuye mu mugi vuba uri kurukaruka wirutsa ukabuzi neza yuko ibyawe ntabibona ndi kubibona nyoko bujari twavuganye wagombaga kuza muri Noheli na Bonani ntiziragera iminsi umaze hano mu nzu ni myinshi ngewe ndashaka kumenya umuntu waguteye mareka nze nyine ngubwire arandu wanyohereje umungu wawe yaraje nigendeye muri duje araza nzangamo ahita nzambanya kare kose si umbwira gutyo kare kose ko namaze kumenya ko wamaze kumirara ubushyuhe wari ufite amarere wari ufite ntabwo yari kugusiga amahoro nshuti ibyo biramaze nezimanjewe utuza ego aranzambanya ngo utabishaka ariko ubwo mbwira ngo umuntu ungana nawe bamufata ku ngufu gute kigore cya mabuja cyanjye uriya na boss wawe barakoperanaga hari ukundi ngo bombi mu boss siyageraga kwa mabuja wawe ni urusenye urugo gose ni urusenye bano kuvuga ngo nejo impamvu nari njyana nyine ndi kwirukana ndi kubikubaza nari maze gukacira amakuru neza ko bamukuye ku buperezida oya boss we yavuye ku perezida afite amashuri abiri nazo mugize mambere no mu kabiri usida uzi umukono we yago ni imbatiri kunya kugita ukandika ari kuranda boss abafaranga gakubitagaho buriya rero ngiye imana yaranyobeye uziko imana yige gutanga amafaranga itita no kubigogi ahubwo sireba ukunda uteye ipfaga kugwiye imana y'abanye ndamururuma kugiraga iheraga umuntu wari we wese pfa kuba ufite amaboko mazima ngo yibaze bose wenda amashuri afite ufite atandatu yizumbuye diplome yawe umurindiraga igipangu wabaye imbwaye wende mabara ako kantu kimbwa nshizemo ariko rwose ADPR iri guhemuka oye nose ADPR n'imbwa bihuriye kumbwiye ngo ndimbwa nge wambonye ndimbwa ndaraga ndukuru umwara musi gipangu oya wenda ibyo tubiveho ariko tuvugishije tugiraga amagambo birakurakaje se oyagiraga amagambo oya niba bikurakaje ni ukuri ibyo ndabwa ari ukuri sibyo tuza inguru yari kuzanye si yari yindi boss wawe gucya bamukuyo urana kuvuga ngo yari amamiliyari yose yo yitanze ibyo bintu rongeye mbisubiremo oya yari amafaranga yose yo yitanze nyine bira byarangiranye na manda ye urambwira ngo sinabikubwiye kuva kare nyemerera yuko ufitiye bagusambanyije ubwo gute we ubwo ruhinja rwo gufatwa ku ngufu urangana no muri twana mbona hari abufata ku ngufu nezi wanjanya cyangwa hatugenda ujya kunyereka umusore waguteye inda gira vuba ngiye tuce no kwa mudugudu ampe bamutekana nta nubwo nyirirwa nkaraba ndagendera aho ngaho
ndashaka tugende ujye kunyereka uwo mubu wakurumye nibyo kwa mudugudu mbivuyemo aho nagiye mbere ndahaza tugende ujye kunyereka uwo mubu wakuriye da ego ko buribwa n'imibu we handi cyangwa tugende se Nusa hari abagwereza amafaranga kongera ugasubiramo ko babona ibintu bishoboka. Ngiye ngubwije ukuri. Aho nze guteze. Ako ngo bataga ngo bakanywa n'icyayi. None niyo mpamvu ziranga ngo buriya ngo bavaho amasengesho ngo bakanajya. Amafaranga y'itorero abantu basengaga saa sita bakajya saa sita ngo biyirishe. Ukabona ndi bari kugabanyuka ndi bari no gupunguka. Mbo mwanya wanyerewe sipo ariko ndi gutegura kuzaza kukureba. Akaraka n'igisiko mufite kiwanyu. Ari umujama wanye witwa Gasiribo. Umutu yande hejuru mu kabiriza. Ara ndago twamukondesha. Shaka kumukondesha. Ahubwo ngiye nanje kukubaza ndamakuru ya Mukandarama wenda wamenyera ko nakubwiye ngo uzakubwirire. Wa mukobwa se? Uramukondeza ibyabaye? Ibiki? Uramukobwa bose yaramwizeye. Afati rero ngagemeza nganyira kora mu muhara mu cyumba cyangwa mukora amasuku. Umukobwa ndagize gucya ndibye amapandaro ga bosi ndayoyere n'amafaranga byose ndabifasha kabijyana. Bosi agahita mwirukana. None se ngiye rero ko kinjye ndabona iyi nzu kwireba gutya ndonyigaragamo. Niswari warambwiye ko mwagize ko aramubwiriye ngo mbwiriye yatumye nyine amagambo ufite garesha nuko ngana. None wondi so abimbwiye nigeze mbigusaba. Nigeze mubwira kandi mwagane nawe. Ahubwo muzamura abavemo mbashugende. Sibyo? Nzaza kukureba gahunda dufitanye urayizi ndabwo ari ibintu babwire nzaza kureba amakuru gawe nago kumva kuri gutekereza kandi wa mwana nutirinda dore wandukire mutoya simbikubwiye mbabarire uba wegeke osha yego sha atesha umuriro waza bakuru Mukecuru hano turi kwakira abantu bo gusabiriza. Ntago nze gusabiriza ahangaha. Ntaruje kwa mari. Neza. Boss hano murazanye boss wanjye. Ubibwiwe n'iki se kingura we ninjire hanyuma ibya boss birazanye. Komera mukone umukobwa mukandara amakono. Aho guteye nabi. Ya ndake. Urindi discipline ntiwarezwe. Injira nawe. Nine. Urindi discipline byari byo byose. Ndi discipline hari kibazo mutanye nawe mubye sibwo ngwanya wose kubwambere. Ese kuba niba umuntu akomanze ukayinka wagakingura umuntu kanga ariko ngo ntabwo baje gusabiriza. Urareba ugasanga ndi umuntu usa nk'usabiriza. Rwose mujye mana tubabara mujye muri tonda niba mugeze ku ipangu by'abandi mujye murashisha make. Ntabwo nguzi ungana na mama pusha ko namusumba. Ariko ntabwo tudukene abantu kuri wa kwinjira no sinzi kibazanye. Nese ubwo niba nyine ubutazi kizanye umuntu wakomanze niba akomanze wamubwiye neza ntumubwire ngo aje gusabiriza. Urareba ugasanga agenda umuntu ugenda nsabiriza. Wari uzi gusabiriza niba bagenzwa hano kenshi bagenzwa no gusabiriza. Jewe si uko mbayo. Iryo jambo ndarivuze ngo uje gusabiriza. Urambwiye ngo hano nta. None iryo jambo risubiramo ko mvuze ngo uje gusabiriza. Narisubiramo. Ahubwo mbwira boss wa hano ari. Namusaza urugutubwenge. Boss wa hano ari hehe? Nyiruru hehe? Hano nyiruru rugo rwahanga. Kuko nande ndabona uri umupagasi mu bandi. None nawe utangiye kunduka. Urandebona ndi umupagasi. Ni ngiye boss wa hano. Ngiye cyuramwi. Boss wa hano bishati. Ako ngubu ukimbona ndago uri kumenya ikituzanye. Ukimbona ndi hano ndago uri kumenya ikintu kituzanye. Hano ndaba kugira ngo tumanze twavuga amagambo menshi ndago uri dushaka bo gukora hano. Niba babohereje ngo muze kuturoga turabizi. Nuri kikuzanya nuri keke ndikuzanya. Urozi no bwanyoko. Utangiye kundukira mama ngo numurozi. None we kuki utabandi ngo nabarozi. Umva ngubwire mbagwe. Umva ngubwire turaziranye ndakwa se kwa musanye ndabo ndabo wari kuye. Imbumbonya menye neza ko ikinzanye ukizi. Urakizi ndacuzi. None ahubwo tate
ma uyu ndavuga ndakumva mukobwa ma agarutse gukora iki hano kandi yaribye bakamwirukana. mva ino nduri witonde mbabare ucisha make. ariko ubundi aya marere yose wayagabanyije ko hari aho wagera ubu ngubu ugaceceka. none ndi kugabanya amarere mu bihe bibazo. ku mukobwa wanjye wateye inda ambaye nka data rwose mani uri mu ijuru ugira afasha abasore babeshegwaga ndacyari imanzi pe ndarahiye n'imana mu ijuru bireba njyewe umuntu agize ute wateye umukobwa wanjye none utangiye no kumbwira ngo baje bose ko yajya ku manda bakamuha amasambusa n'ibiraha. njyewe Jean Bosco mwabanaga hano mu nzu ubwo ba Jean Bosco niba ari ba Jean Bosco ni wowe muyobozi wabo. Wenda ntabwo ngiye kukubeshya yanze kukubwiza ukuri. Uyu mukobwa wifataga nabi wahuye wese akamuha ahuye nabo bahungu ku muhanda bamutera inda niyo mpamvu na boss yamurukanye muri abo bahungu 110 n'abangaho uri kubara ni wowe yabonyemo. none inda njye mugiye kwishira tugende kwa muganga nidusanga bitari byo ubwo turareba muri abo bahungu bana bare mucishe make sibyo. Niba twarahuri hano muri runo rugo akaza n'umukozi naye ngabandi umukozi none abo bagabo 110 nabangahe abaze gute kari njye wayimuteye. Ese abagabo 10 nabangahe wowe wafashe mu wamufatanye nawe n'uwu yegora ibyabaga hano muri sare kumwe na boss narabibonye sibyo. Boss yaramuje ndi kuba ati boss yamuhaga inama akavuga ati ibintu byurimo kwitwara nabi ni we yabonaga njyewe icyo kwabonaga abo bandi bo ku muhanda uri gushinja mbo mwakongera mugasubira rero ngafunga ko murukundesha umwanya nari ndi gukora. Dusubira he? Umusubira hanze bande ufite ubushobozi bwo kwaka kino gipangu wowe uzi se ntaha he gahe uzi ntaha he simbizi rero utanu mukaburi simbizi musoho umva nkubwire ibyo gukingura kingura bashe usohoke hano nawe muko dore umugabo wawe nguyu icyo nkubwiye cyo ntunginyuma ugumane na mugabo wawe nanjye ubwo ngiye kumenya ibyanjye ngagumane nande Nese uranzize nakuvuga ngo ntunginyuma kurikira nyoko simusigiye umugabo wawe se uranjingiye uri pasite mukecusi ungana na mama ndigutinyuki umva nkubwire umbabarije ntacyo wantwara ndakubwiye ngo fata umugore wawe n'umwana wawe. Umukobwa wameze nk'akanyoni yirirwaga ari kuzerera mu bando ari mu biki ibyo mubivugane je nawe kurikire nyoko kurikire mama sindagara wayindaye waje gushaka akazi muri runo rugo witwara nabi tukakugira inama urabyanga agabandi muri abagome umaze kundwingika inda none uratangiye ngo ngurikire mama mukandara umbabarire nanje ndagatume mbindura isura nushake inda niso nufite ngiye maze kundera inda na mama ranyi ndahandu ndajya kandi urandunga ndagutunga urandunga nyine nanjye bwaye ndaho nzi kwitunga nawe ndagutungisha iki ngeze ngiye birandeba ndagutungisha iki ko ndaniso nufite bose yarakwirukanye nagira nagasanga uri hano nashake ndabivuga nyine ndakivuga none njewe nawe duhangane ariko mukandara gukunja akayi warakunza kuriza ko ndahandaje mama ndaga nziza urukundeba ra none ragusiza hano ufite iki cyo kintu cyo gukora ninjake boss wawe nawe aze mbivuge mbisobanure byose mbivuge nono ariko kutazi ubwenge ugiuka byarira iwanyu mu iwacu si mama ndaga nzanye ndago nagerageje guhisha ndago byanze so kutamenya ubwenge bwawe se ngo ko ugomba kwitwara ugomba kugenda kuri urugendo ruko abuye na bose wabaye ngakanyoni kitwa isura abo mbaye nabo bose sinjye wambonanye nande ndaga ari wowe gusa inguruza ku muhanda ugiye guhatwara zimenye nabaga ndano gipangu ndinzi zamu watekaga hano mu gikoni bose yakwirukanye ninjake reka no kunza kuriza nje ngubwiye yuko wandeye inda ariko ko bose yakwirukanye muri kino gipangu uraba ngande ndaba ngande baguha ibiryo tubisangira urarizamu turirarana paka akwe mukoje kundeza ikibazo cyangwa ahubwo guhera guno munzi igakungunda kuko ndumubere wawe wandeye inda komeza kungira agahuyo mbabare ndakwiyamye turi kujyamana ko tumvishije agahuyo mbabare ndakwiyamye agabahungu muyigira agahundo basubwenge sibyo ndewe ukomeza undakaza waraje uraza urambira ngo urangundaga ngo ndingumi nziza umaze kundera inda wumvisha agahuyo uringumi nyine wewe waruzi nguri iki urandunga umva ndago ndagenda mama nziza urukundeba ndago ndagenda kugira ngo ibyo njaka bigegweho uze ngutungane na nyoko Yes,